Reka twongere tubahe ikaze nshuti bakunzi bacu. Iyi ni Mpisemo TV mukurikiranye. Uko Imana idushoboza rero tugenda tugaragara kandi nta kindi tubereyeho uretse kwamamaza ubwami bw'Imana. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abaremwe ubutumwa bwiza, ngo abemera bakihana muzababatize. Twebwe rero nimwihana ntabwo ari twe tuzabatiza, ahubwo tuzabohereza kuba pasiteri babisigiwe bababatize. Imana ibahereza umugisha rero aho uherereye hose, ngusabira umugisha. Ibyo ukora byose bihabwa umugisha. Imirimo myiza yose mukora muzayihemberwa nimutagwa isari. Icyo twifuza nta kindi nuko mukomeza kudushyigikira ndetse mukadukurikirana. Reka ngusabe rero wowe ufunguye channel yacu muri uyu mwanya ukande subscribe nimba utarayikora. Ubundi ikiganiro nikiza kurangira ukumva uryohewe, urakora share ubisangize n'abandi, ndetse ushobora no kwandika muri comment ukatubwira uko ubyumva. Ufite ubuhamya, ufite izindi nyunganizi, ni karibu kugira ngo dufatanye kubaka ubwami bw'Imana. Nkuko muri kubibona rero kuri kamera turi kumwe n'umusaza ushesha kanguhe. Imana yahamagaye, Imana yacishije ahantu hakomeye imukoresha iby'ubutwari. Uko muri kubibona rero yambaye agakota ameze neza, afite ubwiza bw'Imana. Kubera Imana. Tuguhaye ikaze papa. Murakoze. Hanyuma ngira ngo ndabanza mbibwire. Twibwira rwose nta kintu bazareba bazumva kino kiganiro cyo kuri Mpisemo TV. Mpisemo TV. Mwahisemo neza. Ni ukuri. Nawe wahisemo neza kuza kubana natwe uyu munsi. Nahisemo Yesu rero none mpisemo na TV. Mpisemo na TV. Ngo biruzuzanya mbese. Biruzuzanya rwose. Haleluya. Amina. Hanyuma rero amazina yanjye ngira amazina arenze abiri. Ahantu ngeze rero kubera impamvu, kubera Imana, kubera aho Yesu yamuye, byatumye mu migisha Yesu yampaye Yego. hazamo n'amazina. Hari agatero k'indirimbo kavuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe, nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza ni we mu. Haleluya. Haleluya. Amina. Bivuga ngo ari abantu bapfa kuri iyo ndirimbo. Nari nkwiye kuza kubwira abantu imigisha mu gakiza k'Imana. Yego. Kubw'ubuntu twarayihawe. Twayihawe ryari? Twayihawe n'ababyeyi, twayihawe ari uko twize amashuri menshi, twayihawe ari uko bigenze bite. Icyo ni ikibazo. Yego. None ugasanga umuntu yaririmbye imigisha yo mu gakiza k'Imana kandi ntazi ibyo aririmba. Ahubwo mbizi 100%. Kubera imigisha yo mu gakiza k'Imana twayihawe igihe twihanye ibyaha. Yego. Umuntu n'umunyabyaha ariba, arasambana, araroga, aradangana, aricara, agira gutya ibintu byose agapfundikanya, ariko ntabwo ari inshuti y'Imana. Nyuma baririmba nawe akaririmba ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu yarayihawe. Hari igihe ubona imigisha ukagira ngo ni Imana yiguhaye, ariko burya n'amashuri yaguha imigisha, n'amafaranga yaguha imigisha, n'imiryango yaguha imigisha, ariko utavuye ku Mana. Iyo rero irarangira. Iyo rero imigisha afite nayikuye ku Mana. Amen. Urumva? Niyo mpamvu rero mwire kujya mbwira abantu imigisha yo mu gakiza k'Imana ko twayihawe igihe twihanye ibyaha. Imana ikadusukira ku migisha. Nuko kuri iyo migisha rero nari nagiye kubabwira y'amazina. Nakire Yesu 92 nitwa izina rimwe. Muri 92 nibwo nitwa izina rimwe ryitwa Barangi. Hari ahantu uzi witwa Barangi. Nubwo abahanzi bose twararimbanye, amakorari isi mbese u Rwanda rwose narugenze, ibihugu maze kugenda nk'ibihugu 4 ngenda mbariza Barangi naramubuze.
barange ni iri kristo ni iba riri pagani numbaza ibyo iyo nzigira ikizito ryanjye kugira ngo tuze kwinjira neza ndifuza kubanza kudusengera Imana kugira ngo ibi bintu kuko ndi kubona biri buze kuryoha cyane reka ngusabe ubanze dusengere twakire Imana muri kino kiganiro ubundi nsaba Imana ibimfashemo nukuri kugira ngo ibintu bizagende neza abivuze ko ari byo ibintu ni byo uri Imana yacu uko turi aha twese isi n'ibiyuzuye ni ibyawe n'abandi bantu batari hano bo mu mahanga yose bo mu moko yose bo mu ndimi zose ni abawe abanyabwenge bose ni abawe icyubahiro n'ikibi cyawe amen urakoze Mana kutugeza aha ngaha uyu ni wa murimo wankoresheje muri ibi bihe bigoranye ibi bihe bya korona mu gihe bitari byemewe ko tujya mu rusengero igihe bitari byemewe ko tujya gukora konseri ku musozi ngo abantu tubahamagare baze bumve aho wankuye haleluya ndagushimira Yesu ko inzira zawe zirenga igihumbi ye numvaga byaranyobeye se nkibaza se bizagenda bite ari uko bwije uko bukeye ugakoresha abakozi bawe bafite ama YouTube bafite za televiziyo bati ngwino dusangize ku byo Yesu yagukoreye ngwino tubwire aho Yesu yagukuye nuko nanjye nkaba nzi neza ko mbifite ibyo mbabwira nkaza nkahagera ndagushimiye ko uyu munsi wa none ko ngeze aha ngaha muri Kimironko kuri iyi televiziyo Mana yanjye n'ubundi ngiye guhamya izina ryawe ngiye kwamamaza ibitangaza byawe ngiye kuvuga imirimo n'ibitangaza wankoreye ngiye kuvuga aho wankuye mu rwego rwo kurimbuka ngiye kuvuga bya bindi wankoreye ubwo wamaraga kugera muri jye ugakora imirimo n'ibitangaza bitabarika ndagushimiye rero ugiye kumfasha ugafasha n'umwigisha ugiye kumfasha kumenya no kwibuka ibyo wankoreye agenda nyibutsa byinshi nagomba kuba naribagiwe nyibutse rero nanjye ndinde kugabanya no kongera ahubwo mvuga ibyo mbwirijwe nawe mu izina ryawe ryera Yesu amen amen Imana ishimwe rero twongeye kuguha ikaze n'ubundi twari tugeze ku mazina umaze kugenda amahanga yose umaze guhura n'abantu benshi ariko nta muntu urumva witwa izina ryawe Barange Barange rero ni izina datangira yanyitiye Buganda bivanye kamaye mbibwire neza nyuma mbabwira amazina nyuma yo yitwa imigisha mu gakiza k'Imana data yambyariye Bugande anyitura iryo zina ryitwa Barange noneho bambitse bagarura mu Rwanda bagaruka mu Rwanda bambitse noneho rero tugeze mu Rwanda usanga dutuye mu karere ka Kamonyi ahoze yitwa muri komine Taba ubu niyo yitwa mu karere ka Kamonyi umurenge wa Murehe nuko aho ngaho niho mbese navuga ngo niho kavukire yanjye noneho rero ubwo ubu ngubu ntaza mbere yo gukomereza ku buhamya bwo guhera aho ngaho navukiye ukuntu naje kuhava reka mbaze mbibwire noneho ubuntuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga ubona kuvuga ngo umudugudu ni Amahoro yego isibo ni ya mbere yitwa gukunda igihugu byose mbabwise abantu uracyafite kabisa amahindi yibuka none tukiri kuganira turifuza ko uduhera hasi wavukiye Bugande bakuzana baguhetse bakugeza ku Kamonyi hanyuma ubuzima wabayeho kugira ngo ubugejeje kino gihe ubwo buzima waciyemo nibwo dushaka kusangiza abantu noneho kugira ngo tuze kugera noneho uyu munsi aho turi i Kigali byagenze gute noneho rero ni ukuvuga rero ngo ayo mazina n'ubundi ntago njya mbwira abantu ubuhamya nabanza kuyababwira kuko nayo ari mu byo Yesu yankoreye yego kuko ntaryo nihamagaye
ntaryo niyise n'abantu bayamyitaga bitewe n'iki bitewe n'indirimbo banyumvanye uko mundeba nkunda umuhanzi yego kandi mu gihugu cy'u Rwanda nije muhanzi mukuru hari ariko nibyo nije muhanzi mukuru hari nawe nduhari watangiye kuririmba ryari urabyibuka kera cyane natangiye mvuze ububura umuduri urawuzi ndawuzi umuduri rero niwo natangiye mvuza ndi umwana muto ndagira ihene urumva noneho mbese impano narayivukanye ariko nyikoresha nabi nyikoresha nabi mu bintu ntarinzi noneho nkajya ntangira abagenzi cyangwa se abashumba bavuye kuragira nkabacurangira bakamatana nkacuranga umuduri ngo uzatume kuri so na nyoko waratengamaye waratengeneje no gutera intabire ntukibimenya ni igicuma navuze umuduri nyine kigaragara cyo nuko ndi buve kuri iyi mikoro imbavu ziri kundya baseka ubwo noneho rero maze kwakira Yesu ndaza kubivuga nyine gihe cyabyo kigize ariko nibwo noneho Yesu yampinduriye impano ikukura gucuranga mwanwanwa ku muhanda ubwo hari ahandi simbutse nza kubabwira ho mu kabari nkaririmba izo radiyo yaririmbye nkacuranga nkaririmba byose nkabidondobekanya mbese n'injyarwa nkakubitamo gitamburisha wewe nawe mwana watuna ningane waye abantu bagaceza rero nduzi kavuga ndaza kuzibaririmbira n'ingire igihe cyazo reka mbanze mabwira mbese ningira aho ninza kuhagera kuko ubu natangiye ndimo ndazamuka ngana hehe ngana ahantu Yesu yantoraguye noneho rero kugira ngo amfate na data anyirukana ukubwo ngubwo aho ngaho kamaye mabwira amazina ndumva ngenda nyibagirwa ntaza kubyibagirwa kandi ndumugezeho urumva uri gukomerezaho amazina rero ni ukuvuga ngo ni amazina 15 nayabwiye ahari amazina 15 uko buri mwaka mbona izina reka bitewe n'indirimbo ndirimbye ubu hari indirimbo ndimo guhimba nawe bazayinyitirira nimba nakuzuza nkayishyira ku muziki nkayijyana muri studio nkayisohora ikajya kuri tere ubwo nyine bazayinyitirira ndabizi neza ese ubwo amazina 15 yose urayibuka ntabwo nayibagirwa reka we yavuge vuba vuba hanyuma ubwo umuntu wiyumva wese afite uburenganzira bwo kumpamagaramo iryo ashaka muri ayo 15 barange Yeremiya Murokore Papa Haleluya Muzehe Mukozi w'Imana Neva yakoze imirimo kunda ijambo Yobu aho yankuye yadutuye imitwaro byaremeye kijyana irabishoboye narindi mbibara neza 15 ruzi nagashora kumvamo ngewe ndabizi neza 15 noneho rero no kuvuga ngo amazina amenshi muri yo afite indirimbo yazo yakoze imirimo ni indirimbo kunda ijambo ni indirimbo Neva ni indirimbo mbese andi yose afite nayo icyo avuga hanyuma amazina yawe bwite wiswe n'ababyeyi ni barangi ryonyine rwanga ababyeyi bakwise izina rimwe ntahiriryo Yesu ni wanabaye nitiridio kabya niyo mpamvu agenda ashyiraho amazina menshi yabonye abantu baragukujeho kuko ubundi iyo nagiraga n'isoni winumva abandi bayitwa amazina abiri naramwaraga nkibatiza naho twakoze nk'ikiraka ahantu umuntu akagenda avuga amazina abiri bagiye tugiye guhembwa wewe witwa ndi nitwa kanaka wewe witwa ndi noneho bangeraho naye ngagira isoni zo kuvuga izina rimwe ngahita mvuga ngo nitwa Barange François kandi nta warinyise kugira ngo ngira abiri ubwo rero Yesu yarakoze ku mazina nawe yampaye buri muntu aho ngeze banyita ibyo bashaka bati Neva yaje bati kunda ijambo yaje bati yakoze imirimo yaje bati menshi byose bakwitirira igezweho aho ngeze buryo bahamagaye bitewe niyo urumva amazina 15 umuntu agomba guhamagara iryo yibuka Mukozi w'Imana urahoye Mukozi w'Imana we ntiraho neza gutyo nyine ubwo rero ku buhamya
ubuhamya rero ubwo ndabutangiye. Yego. Icyo wumva udasobanukiwe ujye umbaza. Ndajya nkubaza rwose. Gusa iminota wampaye ni ingingo zibugize. Mu myaka 32 namaze kugira ngo nakire Yesu nta buzima burimo. Habe na bumwe. Yaba ibiryo, yaba imyambaro, yaba icyo kunywa, yaba imiryango, yaba inshuti, na kimwe. Mu myaka 32. 32 nta buzima. Nta keza kayo. Nta mubiri wanjye wari warashize. Umva riga ngumwe. Ntabwo mbona uko mbivuga. Muri myo narimye ngo mbura uko mbivuga numiwe. Kubera yuko ubuzima ukundeba. Ukunambaye. Ukunta mu mujyi wa Kigali. Ukumbana n'umugore na madamu. Nako mu madamu n'abana batatu. Nibo dufite. Yego. No kubera Yesu. Imana ishimwe. Nari 0 kwa 0. Kuko yansanze ahantu ryamye hasi aho nararaga aho ngaho turaza kubigeraho. Ngendo atangira 1-0 mu gifaransa bavuga ngo 1-0. Bunzire kurima mu gifaransa. Yego. Le qui croit. Umva. Ega icyo gitangaza gikomeye. Ndaza kubigeraho ariko reka maye mbarimba gatero kindi mu kigifaransa. None nimara kukaririmba bantu mwumva TV Misemo TV abayikurikiye kano kanya live. Abakurikiye Misemo TV none ahangaha mwumva ibitangaza Yesu akora. Icya mbere yangishije gusoma no kwandika urumva kugira nzabona uko mpimba indirimbo nziyandikire anyigisha gusoma Bibiliya kugira ngo ninjya kuyeba nsoma ijambo rinyobore. Haleluya. Ndi mu ruganda ndimo nkoresha imashini mu ruganda rwa Prometariya rwa Regisi ndukoresha ntarigeze niga nkorana nabize za kaminuza zabo. Haleluya. Bahembwa nanjye ngahembwa mu mafaranga. Urumva ndikumva ndi kuryoherwa mbonye byakaze rero mbonye Yesu yujuje imigisha muri jewe ntangira kugira gute guhimba indirimbo mpimbi ya mbere ni ya korari ya kabiri na ya korari ya gatatu ndayihimbira none ndavuga ariko wazayimba ni mu gifaransa nkumva none nkajya negera abantu bize barangije za kaminuza zabo twakoranaga aho ngaho none nkababaza akantu numva mbese kavuga igifaransa neza kakajya muri ritime kavuga Yesu kandi kakazahinduka indirimbo. Yego. Kabana ndirimba gatero kamwe na rifure indibwo abazayishaka bazampamagara inzayibarimbira ndaza kuba hano mbere niba mpamagara zaje nyibaririmbira cyangwa uzabishaka azanjyane muri studio. Haleluya. Si byose nibyo no nanjye muri studio nyimanuke nyine nka Jodase wa muririmbyi iyo ndirimbo imeze nk'indirimbo ya Jodase w'umufaransa ari hakurya arimba indirimbo nkunda cyane nanjye naririmbye nkawe. Qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, ceux-ci ne mourront pas, ils vivront avec Dieu. La mort de Jésus, ce qu'il m'a pardonné, tous les péchés que je fais. Les hommes nassillent la croix. Les hommes nassillent la croix. Les hommes nassillent la croix. Wow. Ubwo no kuvuga kandi rero kubera inyinya ziri hano hasa. Urumva ngiye nabihangangira. Njya mbwira abantu bose ndababwiza ukuri ibihanga ari byapagana. Nkiri umpagane byari bihanga ariko ubu kuva nakire Yesu ni inyinya. Wewe nana batazizi nzibereke neza ninya ziri hasi aha ngaha urumva ubwo rero umuntu uzazibona nazavuga ngo umuntu wadaye ikiganiro ngo ufite ibihanga none no never ni nyinya ibihanga n'ibyo bapagana bivuga ngo nanjye sigewe kubera uko kuntu nasaga n'ukuntu nari ikintu kiri aho ngaho barakubitanga n'abakobwa bakankubita none bucyangu akubita igise umwe akubita igisere cy'amenyo ndi mu kabari ankura amenyo ane yose akukira rimwe ahita guhinda uba hasi inyazo zo hasi abandi bagira izo hejuru nge nizo hasi nane yavuyemo ndayajugunya bivuga
nari naragowe Yesu we nari naragowe we nari nararusha umuruho nk'umwe bakavuna mureke mbabwira ukuntu nari naragowe we mu myaka namaze yose nkorera satani namaraga umwaka wose ntawe unshuhuje habe no kumbwira baturaho barangiwe ariko ubungubu kubera agakiza Yesu yampaye barandamutsa bakananyakira bakambaza bati mbese murafata iki nanjye nkababwira nti ndashaka koka cyangwa tonike ega nukubera Imana twagiye Zaneza mwose mujye mumbabarira abantu muzajya mwumva ibintu mbambabwira nge Yesu yarandenze nubwo arimo abantu bamufata uko bishakiye nkajya kubona umuntu arapfundikanye ukuntu nkavuga uriya yaramwakiriye ko buriya ubundi umuntu ngo akari ku mutima niko gasesekara no ku muntu yego Yesu yangize ku mutima yankura ibintu bitangaje yanyije sida anyiza mburugu anyiza imvunja anyiza yakoyo bambewe anyubakira inzu umujyi wa Kigali abandi bakodesha yo yarakoze umwami w'abantu amen rero no kuvuga ngo reka mbawamye nuko ubwo maze gukurira igitaramo aho ngaho maze guca kenge data nsanga no umuntu ugira amahane akajya kubita mama kamumena amatwi mu nzu twe turaho mu byumba bucyara mwirukana aza undi mugore noneho rero mu mugore ni azari arimo ka data uduheretura sigara turi abana babiri abandi batatu mama yarabajyanye noneho rero bukeye data agura ihene 52 ari umuntu uzi gushaka amafaranga nkanjye nubwo nayabuze ariko nzi kuyashakisha nubwo noneho rero werarinze kuja amafaranga cyane nzi kuyashaka n'ukuri ariko ntago nayabuze kuko ntunze umuryango nibyo yes ntunze umuryango turarya uko dushaka kubera nshakisha mu tuntu genda pfundikanye ukuntu nkabona ndungutse oya nayo udafite ejo bundi azaba yaje hari nanda zaza isezerano ry'Imana naho ni imigisha gusa kandi tuva mu bwiza tujya mu bundi nta mpamvu yo kwiganyira Yesu araharahagije nukuri aha gusa ntago aya Yesu ntago hanuka hejuru hari abantu bavanga ngo Yesu ngo yayama ngazayama kora Yesu asanga ukora azagira icyahereho nibyo ukwebwe namwe ati ufite iki ngo mpereho ntago ari ugupfa rero kwirwa wicaye ngo Yesu azaza ngo aguha amafaranga no kora nanye niyo mpamvu ushakisha Imana yose ngakubitiriza ngo kugira ngo niyo ko tutaseresha izina ry'Uwiteka Imana yanjye noneho rero ubwo no kuvuga ngo amaze kugura ihene 52 nkajya kuziragira ngiye na mushiki wanjye twasigaye mu rugo twakuragira ihene twaburaye data na muka data na mama nako na data uko mama we baramwirukanye muka datonguwo bakajya kwirwa mu kabari bakaza ninjoro ubwo bahagera inkono basize bazikingiranye ni byinshi cyane by'inzara byo nago nabitindaho twarakubiswe gusa muri make kugeza ubwo naje noneho ariyo ntavugira kuri mikoro kuko ibintu nahuye nabyo ari byo ntinya kuvuga uko inzara yankubise urumva nkarya kataribwa naho nkababwira batazabireba barimo bayirira bakagira iseseme uko ibintu byambayeho nagahoma munwa noneho rero ahubwo inzara yarankubise umunsi umwe nanone ndya kataribwa noneho kitwa gitamisi nyubati ya gitamisi turayihekenya ku gasozi aho turagiye ndagenda noneho iranyica borose umurambo mu kirago uko aho ngaho kwa data niho nanduriye imbaraga sazo mu birenge ntago mvuga ubwoko bwazo noneho rero naryamaga ku kirago uruhande rumwe nka rwisasira urundi nka rwiyorosa mu kizu cy'ibyatsi kirimo ihene 52 karana n'ibyo bihene none imbaraga sazo mu ihene zikajya muri jewe ziragenda ziranondagira mu mano hose ku gitsima ubworo mu ntoki ahantu hose nuko noneho rero ubwo ngubwo iyo gitaminsi iranyica data abona icyobo cyubahwe icyobo murakize icyobo bacukura cyangwa icyobo barya igihumyo ngo ni igihumyo rero ntabwo byahingwaga icyo gihe twabyicaka ku gasozi ku mugina ahantu hari umugina tugasanga byizanye tukabitwara tukajya kubitogosamo amazi data rero sinzi ahantu yagikuye arakizara gitogosa none akizanye rero
ubwo aragitogosa arakima nicyo cyanyondoye twagiye noneho zigeza za hene zirapfa zirashira zarendagiye ariko ubwo icyo cyobo cyaranyirije 52 zapfuye mu cyumweru kimwe zirashira abaturage barya inyama mbese bumva uko babaye zishwe n'iki se zishwe n'imyumbati imyumbati irazibasha cyane noneho rero ubwo ngeze mu myaka 13 ubwo data ishuri yari inkuyemo nagarukiye mu wa kabiri niho nagarukiye ikintu nzi nakuyeyo ni inyuguti zitwa na ni no ino inuma inama inoni naho ngaho naho twari tugeze arana abana bigisha umugabo wese wigiye kaminuza na segonderi weje umfasha nibuza ubwo mba nyine mba nkubwiza ukuri kuko wowe buri inshuti yanjye nzambikubwira uko niko byagenze biriya byose ni deuriya yo kwa Yesu yego imbindirimo nkazandika nkajya muri studio usengo bamenya ari bikize no kubera Imana yonyine noneho rero ubwo anyirukanye twagiye ubwo njya ku mugabo umusore wari warongoye mu ikaritsiye y'iwacu noneho bariho nigira noneho njya kuba umuja wabo nta kazi bampaye ndagenda noneho nkajya ngira nte nirwa mbasiriza inkwi mvoma n'amazi twavomaga ahantu kure nkajya kubavomera nuko bakanyihera ibiryo bukeye noneho rero uwo musore yari afite idukani i Kigali ndavuga rero arajyaho yitwaga arajyaho uzanjyana i Kigali aho zana hose nta kibazo araza ansiga kuri rompuwe hariya muri rompuwe mu mujyi wa Kigali arahansiga ndakanaguzwa hirya yino nta muntu mazi uretse umusore umwe yitwaga Musabyimana twari twarigeze kubana yari yaraje gukora akazi kuboyewe inyamirambo mbere nuko ndagenda mbaririza Nyamirambo ubwo hari nko mu wuhe mwaka muri 75 igihumbi kimwe 970 na kangahe na gatanu nibwo nageze i Kigali bwa mbere nuko noneho rero ndahabaririza ngeze Nyamirambo noneho ngenda ndeba by'amahirwe y'Imana irebera n'imbwa ngo ntihumbye Imana birebera n'abapagani mbese umuntu wayo wari wese imutwara ukwibonye uko niyo yaturemye mbona mwite nande na muhungu ukora akazi ko mu rugo wa undi ukora akazi ko mu rugo waje mbere noneho turana ijoro rimwe arambwira ati roshaho badatabuje namenye kurara bazanyirukana none ubyuka uzinduke batarabyuka bararaga mu cyumba cyo haruguru mu cyumba cyo mbese ku buryo ntawe twahurira uzajya baryamye ubyuke batarabyuka uceho nuko noneho bayo nk'icyumweru kimwe noneho bucyandangira akazi k'ububoyi nanjye ndagenda hariya mu Rwampara ndagenda ndagakora noneho mpahura n'ikibazo ikibazo nari mafite bamaga ikirahure cy'umuceri ngo ngiteke mbagaburire umugabo n'umugore n'umwana nanjye ikirahure kimwe cyashya nkareba se nindyaho birabishize nibishira baranyirukana habibaha byose noneho nkagira gute nkafata nk'ikirayi nkacyotsa mbese nkirwanaho nkideburiye muri make nkajya niyiranja mbese birumvikana ntukenge kubwira wa muhungu wandagiye akaza ati roshaho bungiye gupfa inzara igiye kunyica mbabwira ukuntu bama ikirahure cy'umuceri arambwira ati ngiye abahungu nkorera iyo baguze inyama n'ubugari bakunda kurya ifi n'inyama z'ihene noneho rero bo barya inyama gusa ubugari bakabwihorera none mu gitondo uzajya uzinduka saa 11 urumva noneho uze igitsimo gikubite za nyiraza hanze uze ugikubite wimarukire nuko nkabyuka saa 11 naraga mu gikoni bo barara mu nzu yabo nkazinduka saa 11 nkagenda nkagisanga kiri ku rubaraza neza mu isane yubitseho iyindi isosi n'ubugari yabivangiye hamwe nkakigotomera kucukucu cyaraye aho ngaho hanze aho gifite nk'amakoti 3 nta kote iyo gipfundikiye nta kote rizana mu ubugari bupfundikiye nta kote ahubwo buratemba ubwo cyabaga cyatemeye mu isosi y'umutuku iki sosi gifashe cyaba patro meze n'ababyumva narangiza nkamanuka rwamara nirukanga babyuka bagasanga ndimo ndakubura
batazi ko inda yuzuye ubugari bwarayihanze nuko nari meze nk'ikibwa buri ikibwa basebuje bamaze gukinga gicaho kikagenda kigakubita cyabona umuseke utambitse jugujugujugu kikaza cyagera mu rugo kikamoka ubwo yakibwire ba nyiracyo ko gihari cyaharaye byaye nanjye barabiwaga naza nkakubura bakayabona haraye byaye nawe nazindutse njya kwishakira ubugari nameze nk'ikibwa rero nuko aho ngaho ndahabanye imbukenda hava njya muri ka Kigali hariya mu basirikare bari bahari naho ngezeyo bandazanya n'igihene mu rutanda rwashwanyaguritse rureke amatora cy'ibyatsi ibibaragasa habaga ibibaragasa byazanye amabondo by'imitamo by'imikara ibibaragasa byatari bigira amabara abiri buryo ni nk'inda inda nazo zigira amabara abiri ndaza kubera amakuru y'inda narwaye indi imyaka yose imyaka yose nayimaze ndwaye amavunja n'inda 32 nta muti nta rukingo mana yanjye akiri kibera nubwo mpagurutse rwose ariko ntacyo Imana ihabwa icyubahiro n'ukuri aho niho mpibutse mba numva mvuga se byagenze bite ariko wambarije uti byagenze bite kugira ngo ubusuke mbabarira n'ukuri umbwire byagenze gute koko imyaka 32 warayimaze urwaye amavunja n'imbaragasa iri ni izina rya Yesu Kristo iri ni izina ryaminduye ukungukundi iri ni izina ryanyicajije ku ntebe z'abakomeye kandi nkasangira nabo z'abakomeye kandi nkaganira nabo z'abakomeye kandi nkagendana nabo amen turaza kwiririmba nukuri muri izo ni mufite nayirimo turaza gufata umwanya wo guhimbaza Imana nukuri aha twagiye noneho mbaye mu kazi k'ububoyi nkabayemo none mu kibazo cy'amatsiko wabaga muri ako kazi k'ububoyi muri ya myaka 30 cyangwa n'inyuma yaho oya ndi muri 30 ako kazi wari ukarimo urwaye n'ibyo bintu by'imbaragasa mbifite by'ibivunda mbifite yewe kuko bamfataga ko ari guhanye nuko nasaga nubwo nari umuboyi ariko ntageraho ntageraga nko muri saro mbese cyabaga ari ikintu cy'ikigara kikija kiraho cy'ikigorofani cy'ikintu bitungiye aho ngaho kuryo ari byo ntakoraga mbese nawe urabyumva icyo kintu ntago urumva nawe ibyo nanubu biracyahari bibibwara kibiboye biri aho ngaho byapfuye nabi aha none rero aho ndahavuye ngiye ku Muhima mu muboyi ndacyari mu muboyi ku Muhima ndahakoze noneho makurwa n'iki makurwa nuko ikijangwe naryama ninjoro nkumva cyacengeye mu buringiti nkumva kirimo kiragona ikijangwe sha nkabona rumire ko ikijangwe ari kibi cyane ari ikintu kibi cyane nk'iyo kigucunze urwawe bya bintu mbese binuza by'ibintu bya hano hasa urumva ngwe byikubanyiganyije gatoya kiracakira reka none navuga none byazikubaganya kigacakira uko ndyamye kikaza kikabonera mu buri mbabarira avuga none ikintu kizangica kuri banye ngo bari barakinterereje kandi none databuje nabo nguwo akaza mu gicuku buri munsi ni igicuku saa 9 ngo nimbyuke njye kumukingurira bwana binabyo ndareba ndabacunga ndavuga nihero hari akametero rakazi akametero kamwe gapima imyenda kari gahari none ndakazinga ndavuga rero akanibazakamenya tu ndakazinga neza ngakubita mu gikote na nambaraga ndakajyana ubwo ndabibye ubwo nawe mbonye imari ntwara metero y'abatayeri sinarinzi cyari cyo nkajyana akamari gafite gahunda ngajyana mu isoko ry'Inyarugenge mu batayeri ndayo abatayeri barayamatu uwa mbere 20 uwa kabiri senkani yebo uzamfranga amaye 70 igiceri cya senkani mugenenze ngo mweze ntwaya akamari ko bazampemba nk'ukwezi kose ndihangana sinasubirayo navuyeyo nabibye ubwo ngo nabibye aho ndahavuye nabimenye ko ayijyanye aha ubwo aho ndangize gute ndahavuye ndagiye ngiye gukora hehe igikondo hari haruguru Rwanda gise hari umugabo wibanaga noneho rero mpageze
ndakozeho rwose mba amahoro mera nk'aho urugo ari urwanjye. Yitwaga Vincent, ari umugabo mwiza w'umunyagisenyi, niba ubu yarapfuye. Ndamukoreye nuko noneho rero ndamukoreye nuko umugabo rero we twakoranaga neza, uwo hari igikondo hari haruguru ya Rwanda igisi. Noneho rero nza kuhakurwa n'iki na malaria. Hariya gikondo habaga malaria ku buryo n'abantu bapfaga. Malaria Mana ishimwe ko yaduhaye leta nziza ikatuzana supanete. Nta supanete zabagaho. Imube yarakuryaga kugeza ku wanyuma. Noneho rero ubwo malaria irankubita, hashize nk'ukwezi abona sindimo gukira, arambwira ati noneho genda taha ugende wivuze, numara gukira uzagaruka. Noneho rero ubwo ndataha kugira ngo nkire nkarushaho kuremba. Mara amezi angahe 6 ndwaye malaria. Irankubita ariko koko aya nirwa nipfunyitse mu nzu no mu rugo. Ubwo natashye iwacu aho ngaho, ariko ubwo ngubwo aho ngaho natashye iwacu, ubwo byabaye ngombwa ko mama agaruka. Data nawe ajya gushaka indi sambu mu Bugesera. None abagize abagore 2, mama n'uwo nguwo twabanye mbere. Noneho rero ubwo ngarutse nsanga byaratinze, yashatse undi. Ubwo noneho rero ngira nte, ubwo njya ku hano Kimirongo hari mushiki wanjye abariho njya, urumva neza. Yego. Noneho nkajya mparara, nkajya gushaka kandi kazi. Noneho rero ubwo akazi mba ndakabonye ahantu ku Gisozi. Noneho ku Gisozi hari umugabo ufite umugore n'umwana umwe. Noneho rero nkaba ndi umuntu mbese w'amahano, ndozi ko ari nk'amahano, nakoraga amahano. Ngiye kubivuga nabyo. Noneho rero wa muhungu wandangiye akazi Nyamirambo cya gihe mbere tuza gukubitana. None nanjye murangira akazi hafi aho ngaho, hafi yiwanje aho ngaho. Noneho rero aho ngaho nakoraga bajya kuryama ku manywa urabona ko umuntu ugabo n'umugore ku manywa ajya kuryama ngo biruhukire mbese. Noneho bari bafite idirishya rifite umwenge. Noneho mu gihe ngewe bazi ko nibereye aho hanze, nibereye muri salo, nkagenda wa mwenge nkawureberamo. Nkagenda nkica ijisho rimwe, irindi rikareba uko baryamye byose n'ibintu barimo gukora byose. Buri gihe noneho najya nkumva ikibazo kiravutse, ugasenza akora iki ubungubu, nuko nkihangana. Ariko noneho aza kumbona, aza kubona iryo jisho riri mu idirishya. Noneho ntiyabimbwira. Umunsi umwe njya kuvoma, inje nsanga yaciye igiti. Dore inkoni barankubise we n'umugore we, umwe akubita undi akubita, barankubita wanye napfuye, bansukaho y'amazi mvuye kuvoma. Ndahembuka, mpembutse nsukuntu nabumbuye ijisho rimwe, mbonye ahantu mfumurira urugo. Mbacamo mfumura urugo, ndamanuka epfo, ndirukanka ngira ngo bankurikiye, ndirukanka epfo ku gishanga. None aruhukiye, ndicara ndaruhuka, natose ibizi byose byanshiriyeho. Nuko ndabanza ndaruhuka, ubwo bibaze kubaza 2:00 z'ijoro. Nuko aravuga se ndaraye, ndazamuka njya kuraraye kwa responsable. Bucya mu gitondo noneho nsubirayo, ngenda ngiye guhembesha, bari banyishe, banyirukana nabi. Nuko ndayanasubira hehe Kimirongo kwande kwa mushiki wanjye. Nuko mubwira ibyambayeho, ndavuga ntabwo uzongera gukora akazi k'ububoyi, singiye kuzapfa. Nuko amikizu kivyatsi. Yego n'ibihene 3. Ihene zari zaranyokamye. Ihene zari zaragukurikira. Ihene guko. Ihene iwacu, ihene muri mu buboyi, ihene aho ngaho kwa muramo wanjye, hose ndarana nabyo. Nuko ibihene rero tukajya turana ngo mu kizu kivyatsi. Nuko bwajya mu gitondo nkajya kubizirika ku gasozi hari hepfo. Ega ni hano haruguru. Hasi mu bibare turise. Nitwa mu bibarera. Mu bibare hano. Nuko ahubwo amabuye hashize.
hariya haruguru yo ku rusengero rwo mu Bibare hariya rwa ADEPR hariya niho nabaga niho mbese nabaye mu kizu cy'ibyatsi. Noneho rero akimpaye ubwo nkakora iki, nahirwa nshaka ibiraka byo gukata icyondo, byo kugira gute, byo kubumba za rukarakara, ese bihanye n'imbaraga zanjye n'amashuri. Ubwo hari mu yihe myaka? Bimaze ko muri za 85 85 nuko noneho rero ubwo bukeye mpatana ikizu cy'intuza cyo gutera ibishahuro. Ego ndagikoze noneho rero icyo kizu nza gukunda umukobwa witwaga Dativa. Umukobwa mukunda akundwa n'abandi benshi, urumva, kandi ngewe ndi ikigo gikira aho ngaho, urumva, cy'ikintu cy'ikibobo kiraho gusa kirirwa muri za rukarakara, ubundi busore bwirwa bwikarabiye bumeze neza, nanjye nkamwomaho ngo nanjye ndi za masore zahe. Uzi ko ari umukobwa na Terese, reka mbivuge nabyo. Hari haruguru yaho nari nuye, hari umukobwa witwaga Nyirabukara. Noneho ngewe sinari inzu mbese nta mubu wimenya. Noneho nanya ndiba nkabona turakundana, dukina gatama, dukina amabigibigi, utuntu nk'utwo mbese tw'amabwa. Noneho nkagira ngo arankunda byaye. Noneho rero bukeye noneho nza kwisumbukuruza, yari umukobwa mwiza mbese w'urwego mbese mwiza mbese nubwo yari agakara ariko keza. Ariko mwumva ndagakunda cyane byatari. Ubwo noneho ndabikabwira ngakora ku ibere. Yewe natabe nabizi kubara uza amagambo kambwiye ngo bara ngo ndakwiyama ngo umenye ko ngo umenye ko ngo ntambwa yimye inka. Narampamije agenda ngo nkubwiye ngo ntambwa yimye inka. Ibyo bisobanura iki? Bishyize mu bwenge mpita mbimenye icyo cyaraze kuvuga. Muzinuka burundu bwadukina ntatusha kongera kumukoraho. Ubwo mwari nko mu myaka ingahe wowe n'uwo mukobwa? 22 wari umusore noneho. Ndi umusore w'ikiguri nawe ari inkumi. Mbese ni nk'ukumeze uko, uretse ko nari ikintu cyambara ibikote n'ibikabutura, nta pantaro n'ibipantaro n'amaraga byagwa byaracitse ari nk'ibyo umuntu yankuburiye. Mbese ni ikintu kiraho gusa ngo cyo mu myaka y'ubusore. Mbese nuvuga ngo nta busore nzigewe. Urumva ubusore ni ubungu mfite. Haleluya ariko. Amen. Ubu nibwo busore. Ariko Yesu warakoze. Noneho rero ubwo uwo mukobwa tuza gukundana, araza akajazaho ngo napatanye. Uwo Dativa? Dativa sha. Akajazaho napatanye, akaza nabo basore, urumva. Noneho kubera kumukunda, urukundo man, abasore mujye mwihangana mwaragowe. Ntibameze nkuko nari imeze. Mwumva ndamukunze mbese mwumva nanamurya. Urumva se? Noneho yanaza. Yasa nkumva umutima urandya. Mwumva mbese numfite ubwuzu bwinshi. Uri mu rukundo tayari. Mu rukundo rw'umuriro. Kamwe nago nkurwagwa. Urandagwa ndamwabyeri. Nimba guhe. Mwumva ngenga nkurwagwa kamwa byeri. Kandi nawe nayo ntayinywa akayihande bamba abahungu bari kumwe. Babacuti. Yaragukundaga se? Ndabize sha. Niko nayibonaga nonese ko namusubiza akanyikiriza. Yizemo ko twavugaraga gusa. Ariko iyo yamvugishaga numvuga ko nkunda. Ariko wenda yikundira abandi hirya simbizi. Nuko kanze ndageze ugasha ubwo bwa mbere mutanze. Noneho aza kurara muri bare. Aza kuraruka baramurarura ahinduka karaya. Ahindutse akaraya ajya kurara muri bare yabagremera hariya mu isatere remera hari isoko. Hari n'isoko. Noneho igihugu kiramurarana. Ngiye kumusura mu gitondo nsanga ntiyaharaye, mutwe numva uratakaye, umutima urandya. Ni Dativa yagire none ndabigenza gute? Mbariza hano yaraye, mpita mpamenya, ngiye kumureba duhura ari mataha mu masambiri. Ntabwo ari rwose ni warahiye kuki nagushatse nkakubura yerere utuntu twaheyo twatuni mbese namwe mujya muvuga. Cyase mwavugaga nayo mutivuga. Nuko twava wari sorakijwe nago yatuvuga nayo. Namwe namubwiye utuntu twinshi cyane tw'amagambo menshi y'amabwa mbese aho ngaho two gutongana mwitonganisha, ariko nyine mgira ngo numve ko yagaruka agatima. Ndamwoshyosha gake turaza tuza hehe mu rugo hano aho nabaga muri cyakizu cy'ibyatsi mu Bibare. Nuko muzana mubwira nti wabaye umugore wanjye
tuzajya mu cyaro turwubake. Umugore nyabaki, umugabo nyabaki, ari we nta kintu, ni ikiraya kiraho gusa. Nanjye nta pantaro, nta nkweto, nta uringiti, nta kepfo nta kantu ngo nabaye za magabo. Ariko cyangwa Imana nkazagera mu ijuru. Nkabwira Yesu nkamushimira mukoze mu ntoki aho wankuye warakoze rwose. Ubwo umukobwa rero tuharanye aho ngaho ku musambi mu birere. Ubwo nese njya guca ibirere ndasasa rega. Haruguru aho y'umuhanda hari urutoki rwa muramu wanjye aho ngaho, mbese hariya hose hari imirima gusa y'intoki. Njya guca ibirere ndasasa ndambura igisambi. Muri ka kazu k'ibyatsi. Muri rwa ruzu rw'ibyatsi. N'ibihene bibiri haruguru yacu. Yari yakwemereye se? Yari yemeye. Yaravuze ati none se nubwo yagiye nkatari ibyo ntavuze buri. Twageze imbere igihe nyine turimo tuza aho ngaho mu rugo arankata. Ankase arambwira ati rero reka mbanje kwihagarika hano haruguru. Aragenda naho agiye ndamukurikira. Ngeze ahantu yagomba kwihagarika mbona ntawe. Mbona arenga ruguru. Yewe dati Rugiye. Ati hari umuntu ngiye kureba hano haruguru ariko reka mbe mwihoreye. Nawe ubwo arankase. Yankase kabiri ndakubwira handi yankatiye birabiri birabona uko bigiye kuba birebire. Ariko ndaza gucamo kabiri nzagaruka dusobukira ikindi cyiciro ibyo byiza. Nivyo. Noneho rero ubwo aragaruka tujya none araza nibwo twagiranye mu rugo noneho neza. Turaryamye ku gisambi mu birere ejwagari. Kakeye nta kuntu. Aritonze ndi. Tayari wazanye umugore byarangiye. Nazanye umugore gusa bo kuyizina. Twibereye uko nguko. Nuko noneho rero. Nukuvuga ngo nta gahunda yo gupanga ubukwe, nta gahunda yo kuvuga ati reka niwabo ntibazi ibyabaye. Nuko none rero umukobwa burakeye yiriwaho ubwo ngubwo ntangira gushaka amafaranga y'itike yo kumujyana hehe iwacu kavukire. Ni nababwiye mu karere ka Kamonyi. Nuko mushiki wanjye ararwambara rero ubwo nta tike nta gapantaro ati musaza wanjye yarongoye byabaye. Nta n'ubufasha se yabahaye ni yamaye igitenge n'ikiringiti. Imana mu mugisha n'ukuri. Igitenge cyo yahaye umugore agenda akenyeye. Noneho amana ikiringiti tuziyorosa. Nuko ubwo rero burakeye itike turayibonye kwari ugutegera hehe kuri rompuwe. Tuva hano n'amaguru tujya mu mujyi n'amaguru. Tugezeyo dutega ikimodoka. Byari imodoka bya rubaho n'amatagisi makeya yitwaga Rivani. Mbese imodoka nkeya itugejeje ahitwa mu Nkoto. Ubwo tugeze mu Nkoto twageze nk'iki gihe aya masaha rwose tuhageze tuvuye mu modoka tujya gucyama inzira ngo y'icyaro jugujugu. Tugeze hirya gatoya ati mfasha agakapo yarafite karimo twenda twe n'utwenda tundi mushiki wanjye yamuhaye ndadufashe. Naho umukobwa arancitse. Bwakangahe bwa kabiri arancitse ngo agiye kwituma haruguru y'igihuru. Ndagenda aragenda ndategereza iminota 10, 15, 20 reka da. Buri gihe uko reka da. Dati ndazamuka. Dati reka da. Ndazamutse. Jugujugu hejuru ku musozi. Ubwari hari umusozi ho mu Nkoto. Ngeze hejuru ku musozi. Ntunga amaso epfo ku muhanda imodoka zamurika z'igitaramo. Hari ninjoro hafi saa moya. Bwamaze guhumana. Nkajya ndeba ko hari umuntu ugenda reka da ndaheba. Jugujugu ntarancitse to byarangiye. Jugujugu ndamanutse jugujugu njya hahandi twavire mu modoka. Ngo mpagere mbaza abahungu bari bahari. Bahicaye ku muhanda. Uzi ko ku muhanda hakunda ko abahungu bahicara bitaramiye mbese batuye hafi y'umuhanda wo ngaho. Ndabaza nta muntu umeze gutya na gutya wambaye gutya na gutya uciye ahangaha. Ati uwo muntu aciye aho. Atari ku kuntu agenda ntumufata. Nibwihorere. Nahitwa mu Rwabashyashya. Cwida mburishwejwe. Ndabaza abandi bahungu.
nta muntu umeze gutya na gutya uciye aha Mhm. ati rero duha ifege nibwo tukwereka ahaciye ifege ni isigara nari mfite ipaki nari umuntu w'umusirimu cyane mbese ubwo nabaga nabaye umusirimu ipaki ni kibiti cyane yo maci sigara ndazibahaye kuramo fata nawe irukanka aciye aho ndazamuka hariya mu rw'abashyashya ahitwa Igihinga jugu ndazamutse ngeze ruguru ahantu hari ikorosi gutya ugiye kugira munsi y'akarere ka Kamonyi kuba hazi ndumva muhumva hari ikorosi rikata gutya masanga y'abahungu bati rero kugira ngo umufate neza manukira hanga hari ikorosi baye kujya kuricamo umanukira aha uzamukira hariya murakubitana neza gutya ni ibyo nabyo ndamanutse ndazamutse umusozi jugujugu no mu muhanda ngo ntera amaso hepfo mu muhanda mbona arimo arakimbagira azamuka ndamwihorera araza ntihagaraho niko dati ugiye ndagufasha rwose ambeshye utuntu dushoboka aho ngaho naho hari abahungu kuko aho ngaho haba abahungu bahategera iyi modoka bihirimo kugira ngo babisake baraharara bahava bwije cyane sinzi n'ubu bakihawe nuko abahungu rero batishaho rero uyu mukobwa ntabwo ari uwawe ntabwo ari umugore wawe muduhe tumukoresha icyo dushaka igendere yarakwanze bambwira ibigambo byinshi ndavuga ntoya ibyanyu nabimenye base bamutanyaguza nanjye nzishyura umuntu ndamubonye aho ujya mufate neza ndatamwe no twigendere sheri ndamujyamuzamukana ubwo saa 2 z'ijoro turazamuka hejuru Igihinga hari ahantu hitwa aho muri za Gihinga ari hatuye mushiki wanjye naho nari impazi noneho rero ndagenda niho twaraye bucya tugenda hehe mu cyaro hahandi sanga muri umuntu wanjye nawe yazanye iki undi mugore bahurira ari babiri nuko rero mama ni wabaga wenyine umugabo yabaga mu Bugesera noneho rero wahabya muri munanye twabyara Imana amuha icyumba nanjye bampa icyanjye cyumba bukeye mu gitondo muri umuna wanjye wa wundi we bucya muherekeza kuko muri icyo gihe amavunja yari yarakize warabaye umusore mwiza nyakira jyaheze ureka ko nari mfite ibikweto bya pantufure nashyiragamo nyine bya natumba amashaka ndaza kubura ukuntu yakize ndi kumwe nayo nta buzima noneho rero ubwo wanjye niwe wasigaye tubabaye icyumweru mama ati ntago nzabana n'umukazana mu nzu no adushakira inzu mu cyaro y'ubuntu arayitonera tuyijyamo tumaze kuyijyamo ndakubitika we data we iri kurongora nuko bimera burya gushaka umugore yewe we nkajya kubyuka nkajya kwaha ikawa mu mvura mu muvumbi mu kwakana imvura y'ukwakana nkajya kwaha ikawa hirwa nahira 70 kujya saa 6 nataha tukayagura ibijumba nataha tukayagura ibyo turya noneho rero ubwo najya kureba ibyo namusigiye ngo ateka aho twabaga kari akabari tuba mu gikari cy'akabari akirwa yenywera inzoga yirira n'ubunyobwa twahanze ubwo ngewe rero nkagira nte nkajya mu ziko ngateka byawe nimvuye guhingira namara kubiteka nkabwira akaza tukarya twamaranye amezi 2 mukuri kwezi kwa kabiri arambwira ati rero sineze kubana nawe ubitike nayibonye sinshoboye kubana nawe abarigendeye yigarukira i Kigali niba yagarutse i Kigali ntumbaze nuko uretse kuba kiriho naje kumubona nyuma vuba hangana naramubona nuko ubwo rero niho nanjye ndareba ndavuga se naho ubwo nasabye ibiti ngo ngiye kubaka inzu y'ikigonyi aho ngaho mu isambu y'iwacu ikigonyi ndagisize ndagikata neza cukura umusingi nsaba ibiti bimaze kuba 15 nibo namaze kugira ibiti 15 ngo nubaka inzu urumva noneho neza noneho rero mbonye agiye n'isubundi ndubaka ikiyogashye nyubaka se nyo mujya nyine ariko waramukundaga cyane je t'aime nuko ubwo ibiti ngira gute ndabigurisha ndagusha ni kwagwa ndarunywa ndarufiningiza nuko ubwo noneho rero birangiye nisubirira i Kigali ngaruka kwa mushiki wanjye noneho nkakora iki noneho mba ntangiye kuba none imbobo yo mu kabari imbobo yahe yo mu kabari ubu nimbo ndarangiza kandi ubu ikiciro cya mbere mba mbaye iki imbobo yo mu kabari ntajya gukora ikiraka cyo gukata icyondo
kubera bya bihamba byo bivunja byo hangaha ari amashyiga byararundanyije najya nkata icyondo ibuye rigahura n'ivunja nkabyumvira mu mutwe nkumva ndatonekaye ejo sinsubireyo nkajya mu kabari nta faranga mfite nkagenda kandi icyaka kiragira hangaha nakundaga inzoga nk'ubuzizi noneho nkagenda nkicara mu kabari hagati na hagati ku ntebe z'urubaho noneho nkicara hagati na hagati mvuga ngo baza kuza bafite amafaranga bagiye gusengera uyu nguyu ajya guhereza mugenzi we mbanze some kuko nicaye hagati yabo bakaza noneho bagasaba zana icupa aho karizana ndizana irindi aho ngaho karizana bagatangira bagahererekanya niko banywaga ntabwo ari kimwe n'ubu umwe asoma ahereza undi asoma ahereza undi asoma ahereza undi noneho ryagera kuri wa wundi rero twegeranye nkaba nzi ngo nijye utahiwe naho ubwo ntabwo bari bume nkajya ngo barambe cyamara gusoma icyaha ngaha kigasubizaho nikimaye nkategereza uyu nawe yamara gusoma hepfo aho ngaho dore agahinda dore umujinya dore umubabaro ubwo nkakora iki nari mfite impano yo kuririmba indirimbo z'impara z'injyaruwa faransa inzahirwa zose nkaririmba ukagira ngo ni radiyo nkahita nikosatara n'umujinya n'agahinda ariko narakurebye ndakwitegerezaho nasanze uri mwiza wararezwe neza none utangiye kuzana imico mibi disi we ndete twasezeranye ko tutazahemukirana tunavugana ko tuzabana iteka none ntihashize n'iminsi sibyo utangiye kunkora ababyeyi bawe ndabazi barumuna basaza bawe turaziranye nzazi iwanyu musore wese masanze ukambwira ko hari muramu wanjye wiga iruhande undi masanze ukambesha ngo nundi wiga ku Rwesero ibyo rero ugasanga ari byo vraiment kandi twasominari bitonda uribeshya ugira ngo urambeshya kutangiye kunanirana wakwihanye tukagirana amasezerano yacu tugahuza imitima rugori we ahantu sinzi ko ndi buhava amahoro kikaba kirampaye yaburetse guseka ntabwo uraseka naragowe uyu cyamara kuma nagiraga ibyago yabaga ingana nk'iki ubwo wabaga umaze kuririmba uko se wabafatishije niba mbese nk'abantu ndafatishije igezemo nk'ahangaha intame ebyiri rigeze nk'aha mu runigi narakururaga nayo rikaba nkadirimo ryikaraga icupa inzoga ikikaraga nyireba we twagicushe kuko usoma nawe agahita arinyaka ariko nkaze nkwemo umusi ubwo noneho nkazimanuka gwino disigaruka gerageza wibuke amasezerano Rezo mu muziki taru wanje nyine nkacuranga nkaririmba byose nuko nkazimanuka nyirakabari yabona ruri abakira buzuye mu madirishya aho ngaho barimo bareba icyo kintu kiririmba nka radio urumva none agahitamo icupa ryanjye ryuzuye n'intebe yasheze moderne maze nkicara nkazimanuka nyirabasare kuri base yatunumwana naba natashye naba nageze ngo natashye noneho nkafata ikipe y'abasore biwacu yo ngiyo nkabajyana mwagenda ufite veni icupa rya veni ry'urwagwa twayama
ku icupa rya nyuma atangira akazi nkazimanuka izinjyaruwa gitamburisha wewe nawe mwana wa tunani ngani wa yetu nkabidodobekanya ibigambo byinshi cyane bidafite 12 n'umuziki byose ndundamo asiga abakiriya nyirakabara kunguka nanjye nkunguka kugira gute kuma inzoga z'ubuntu ntamwe inzoga z'ubuntu naguze maze nkazinywa asigaye haba hari radio rero noneho hari aho twajyaga tukaza hari radio na cassette y'injyaruwa maze su kubyina twarabyinaga injyaruwa twarabyinaga umuntu akajya yikaraga ukagira ngo ni icupa ryikaraga hasi kabyina injyaruwa za Mukambase yelele Mukambase tatata yelele tutu tum kaguruka nduhe haraho nicaraga ubwo ni muri ya myaka 32 y'imfabusa yose ubwo niyo nkirimo nibiragiza rakubwira haraho nicaraga urumva noneho rero nkabanzi ngo munsi yanjye aho munsi harimo imigi amavunja myinshi uko nakoraga nkayibona kavuga se nimpaguruka baramenya ko ari njye yicaye noneho nkajya subizaho ikirenge nyagatagira urabuko noneho rero avuga se ndahagurukane noneho kuko nimpaguruka barabona iyo migi ubwo wabaga wagiye wambaye ibirenge muri za rimwe tunagiraga ashwi ni ibirenge nabyo bitoga yewe ndari wirukuru nogagaga hano nkajya ncunga mbese bameze nk'abafashijwe nkajya mpaguruka mbyina kandi nta ni radio ihari nabwo ya migi ndimo ndaziketura igahwana n'itaka noneho nkahita ngenda ntibamenye ibyo nakoraga naho ni ya migi ndimo gusiketura ngo ndimo guceza ibyo hejuru bikanya nkabona byohereza ibintu by'ibikara ibintu byabaga bingana n'umusozi byaratumbaganye kubera ikintu kimwe cyajyaga mu mavunja nk'icumi kagenda bigatamiza ahantu hose noneho rero nkagira gute nkajya ncira ducantwe cyaba kineye ibintu by'umukara ruhinduza umukara nkajya ntoba agakungugu nkatsirimaho hari kine kigize cyanduje nakubaha gataka kugira ngo bitagira gute hatagiye umuntu ubibona ariko nabwo babaga babibonye ubundi nukubera nameze nk'ikibwa burya ngo yegiwe n'umuntu cyubikura utwe burya ngo ntago ubuyireba iyo bita umutwe burya ngo ntago ubuyireba ni kubibizi niko nari imize ibinda bikanshwatagura umubiri wose hano mu mujyi kubera kuceza ngaceza n'umuziki ngo nageze ahantu hari radio ngaceza icyunzwe iyo dotewe no mutwangaha nkumva bitabire inda umwanda byose birande nkishwatagura nkumva giye gusara ahita nyirobora mikitanga nkakijugunya nkahita ngitonyora ndakumva ngo hano naho birandiye nkahita ndeba ikindumye kiri gute kindumye ngakireyo kabona ni byinshi ndije n'ikigenda kikihe ndashora mizi intoki izankoreye akazi nkazishoramo nkajya nkusanya nka 6 gatonyoreramo tanyora udutangaza twica mu cyumweru gitaha twakuze hano habaga hari harahindutse umweru sha aha ngaha cyakwereka oya fata ikintu cyumva fata ikifata cyumva iki ni Yesu yateyeho yari igufa ku buryo wakubitaho gahita ukomereka ari ni ikinyama gihari sha ngo wicaga ibyakuze ibitoyo ukabitega dutanyire tutarakora azatwica mu cyumweru gitaho nazo twakuze kuko izi ntoki zafataga ibyampaza amaraso byazaye mu bondo Yesu agira neza n'ukuri kw'Imana nasubiranye ubwo buzima waje kubuva muti mbayaho bukenyira akabara arambwira ati rega ni hano haruguru pima nanyuze hariya neza umanutse imbere y'isoko hariya ugahinguka harya hasi ubwo wari waragarutse i Kigali waragarutse i Kigali wabonye umugore byanze nawe muhita ugitugaruka i Kigali noneho rero
najya nibera mu kabari aho ngaho noneho nyirakabari arambwira ati noneho uzashaka igikobwa ujye mwirirwa mubyinana niberemo ajya ku gikobwa sinzakibona naho burya ibikobwa nabyo byarushye nabyo birahari wabona uruho uri ikibwa cy'ikihungu ku ruhu umukobwa yewe we witwa no gupfuka avaho nuko ubwo rero igikobwa tuba turahuye ndimo njya zindiro hariya uriya muhanda wa Kimironko nyine nuko igikobwa turahuye rero kitwagaratsiye nari inyizi cyangwa nagucaho ngaho mbona ariko mbona igikobwa kizima wenda kitonda naho nta kigenda ndabigitekerezo kuntu rero nyirakabari ngo ashaka umukobwa yarashaka umukobwa twirirwana tukanywa inzoga tukarya inzoga nta biryo nta mafaranga nta gihembo azaduha ariko tuzatwiberamo nta kundi ati tugende nta nubwo yanahakanye avuga ati tugende reka ahubwo saho namukuye nuko ndagishorera jugujugu no kwa Kizito aho ngaho mu kabari nuko amubwira amabwiriza y'akazi abatangiye akazi jugujugu ceza abona agatanga inzoga nanjye muro wabuze nkaririmba agatanga inzoga ngaceza byose mbese imirimo yo mu kabari yose nkayuzuza nuko byageza nka saa 4 z'ijoro nta biryo ntaki iyo bamugemuriraga akabura peti wenda niho twakombaga isahani yabaga yaririyeho ariko twebwe nta pura twabwa twemerewe nuko unywa inzoga gusa kurya tukirwariza turarwaza twayakubihe ashwe ko nta n'uwamwibaga nibuze yabaga ari hafi aho ngaho nuko ubwo noneho rero ubwo ba saa 4 z'ijoro nibwo bakingaga akabari bamara kugakinga noneho rero nyirakabari nawe agataha mu rugo iwe yarafite umugore n'abana aho kara akabari yakodesheje noneho nkasigarana nande ndasheri wanjye aho mu kabari ubwo icyo twarariraga n'urwagwa tukegera idomora y'urwagwa twasinze inzara ariko kugira ngo turare nibuza twumva mu nda haha nuko tujya kunywa zikageraho tukagenda gafata igikombe nkafata ikindi tukadatwiminura ariko ubwo ninge yabaga washashe ninge wasasaga kubera ko yabaga yarembye yazanzaye mbese igikobwa bisinda nabi asanga cyarerembuye nuko mwemera nkihangana nkajya gusasa intebe babaga bicayeho za ntebe bari bicayeho izo nakoragamo igitanda nkagenda nkazegereza inzu nk'aha ngaha intebe nke zamara kuzisasa nibwo twaya gufata icyo turara cy'urwagwa bamara kugera aha nkamusindagiza mwerekeza hehe ku gitanda cy'intebe nke yamaraga ingutiya ebyiri naye nambara ibishati bibiri agakuramo ikigutiya kimwe akacyorosa he mu maso naye ngakuramo igishati nkacyorosa mu maso tugahirima tukagona sije wahira ubwo ibindi ntumbaze no bugaca bukira bukiye cyahukana mu kandi kabari noneho rero ngiye kugicyura bari banyishe sanga kirimo kirabyina mu kandi kabari umuziki reka w'injyaruwa mu radio rwari ruhari yitwaga kwa Maritini niwe icyo kiradio cyari kiri nuko ngezemo nsanga bangambaniye ngo ninza kumufata banyice kuko barakwicaga bikarangirira aho ngaho nuko noneho leta akabari igorwa ijya kujugunya noneho rero ubwo umwe barintaye mu gutwi ye kumba umuntu banteye sentiri umwe inkokora undi igituza umwe arakwicoka hambo mbatuboramo ndasohoka nirukanga ndigendera ngisigaho sije wahera hahera garatsiyo kuva ubwo antu mundi mukobwa noneho rero muzanye asanga ni keza agira gute agahakazi nyakazi noneho ko kujya gacuruza urwago noneho rero ngiye wagira ate aranyirukanye mbanikururikisha ubwo biranyobeye nangiye kujya none ushakaho nirarira nkajya nirwa mu kabari ndirimba gusa ariko nafite aho ndi burare nahabura hari umuntu ucumbikira abone nkirara ku rubaraza gutyo bukeye abahungu baza gupakira ikamyo y'amabuye twagiye ahantu ngiye kurangiriza hano mu bibare gupakira ikamyo y'amabuye
baza kunywa mu kabari ndimo ndirimbiramo baranywa ndabaririmbira jugujugu zose. Noneho rero isaha 4 zigera bagifite inyota bagishaka kunywa, babwira nyirakabari ati rero barange araturirimbira duha umuntu tuyaduha amafaranga turanywa buke. Nanye ndaziririmba tu ariko inzoga aranye nzimwe nuko maze akabari turagafunga. Ngewe mba radio ndaziririmba bigeze mu masaa 9 bwenda gucya. Abasirikare baye patrouille barakomanga icyugi barahondagura mwese hanze mwese hanze. Turafashwe turabira gute turebera turakingura ngo dukingure tugere hanze. Abahungu bariye, abahungu bafite amano mazima, nge nta mano mazima mfite, nta birenge byarashenye byaraboze. Uzwo nagendaga ntago nabona uko nkwereka nicanga amano hejuru kuko hari ikivuna kimwe cyamaraga nk'umwaka, none naba nakase nk'icyondo. Urumva najya kumva nkumva ikivunja kikuyemo atagira gute nkagikuramo munsi yino aho nkikuye agacika umwobo no rigacika nkamara icyumweru ngenda gutya amano areba hejuru kugira ngo ritakora hasi rigahuka. Yo Imana igira neza kuko ahantu byabaga ahantu Yesu yakoreye intambara yo kuyica, ariko nagira reka nkubwire ko ramuza yaje gukira naho ndangiriza. Noneho rero ubwo tugeze hanze umwaca undaca baje gufata bagafata ubusa jugujugu ngize ngo ndatagataga ne bya bino bacakira cya rutumifu niko banyitaga aryo cyagiwe. Maze bakirambika hasi dore ngo barakubita rutumifu yewe data we barankubise. Abandi bacitse bigiye bagiye abasirikare 6 bose bakubita genge nyine. Umwe akubita umutwe kubita ibitugu byarakutse na n'umwarige ngira gutya mwumva byakashutse nkibuka zambone zibikweto by'abasirikare. Umwe yangiye inyubako aho ndibika byabikweto byose ukuntu bimeze kubita mu bitugu mu mugongo hose. Nuko barahondagura hageza tugihaguruka tugende ngo banjane kumvuga kuri brigade. Nahaguruka ngahirima kubita umugeri inzara inzoga inkoni kubita ngira abandagurika baranza bangeje hari haruguru isoko hari ikigo cy'amashuri cyitwa Museya ubitwa ngo kira kigo cyitwa Museya cyitwa Kiyahari. Nuko aho ngaho ndi babambwira tungaho n'igitaye ndatahe hari umusore wari warampaye icyumba yari yakodesheje inzu asambanira gusa yari yarampaye icyumba nk'uje ushaka kurara mu nzu ugiza uryame mu nzanga uryame muri kira cyumba nawe icyo yakoraga nukuzana ibigore gusa by'ibiraya ukabijyanamo bugakirukana buryo buri munsi noneho rero nashatse kurara mu nzu nkaza nkarara muri icyo cyumba. None ubwo cyumba nagenda nari mfite agashuka k'agatabu n'ibyo ahantu nakoze kiraka cyo gufura none ndakabiba mbona batazakamenya nkakubita mu gikote nambaraga none nkajya nkagendana naba naraye mu nzu nkakarambura hasi nkiyorosa igikote umuntu yari yarampaye nkakiyorosa mu maso. Noneho rero aho ngaho niho nagiye ndahirima ndagona ndasinzira nicuye mbona bwakeye. Nawe gutse wapi ahindukira mwumva ahantu hose mwumva hawe shwi nta maguru nta mbavu nta mugongo nta cyane hose n'inkoni gusa numva nashize. Noneho nibuka umuntu wambwiye ngo Yesu yankiza hari umudamu ajyaga ncaho haruguru nanutse ndi ikinuko kiri aho ngaho naranukaga naye nkinukira zugarije nigeze kunuka isazi kajya zintumbaho kubera ibirwara ikira cyanteye. Hari kira kitwaga Nyirabukara hari haruguru muri Goropimari nyine hari muri la centre ya Kimironko kitwaga Nyirabukara bari bambwiye ngo icyo cyabo ngo iyo kintu ujyanye ngo kiragutwikura apfa baguhambe. Ndavuga ati nta kibazo sha twigendere zivuza ndavuga ko yewe we abakobwa barugiwe yaje twararanye ijoro rimwe bucya naboze ndaboruka icyumweru cyose gishira hano naraboze nanye risazi kagenda zikubita gutya hano ngenda nuka nanye n'imbyiyumvira nahura n'umuntu naho ningewe nyirakabari yarambwa atari kusebara atinda wapfurwa urupfu yinza kumbwira nyirakabari ngo twabona yinza kumbwira mbona ndaragwaye amafaranga ukivuza nako se nare kukubwira mu amafaranga nivuze nzayakureye ahita nteza inshinge ebyiri zitwa gitanserine zo zankijije nuko winehoraga mu birwara by'ibyo
ibyo bintagazi najyaga ndaruza ko nta muzima wanyemeraga kandi nari umuntu nubwo nari meze gutyo ariko nari umuntu umva nanjye nashaka za gahunda nkuko abandi bazishaka ariko rero nazishaka ngabusanga nawe uzanyemera gapfa kuraruza ibyo mbonye rero by'abandi banze nabyo bikabyiza amahirwe nuko rero ubwo uwo yari mushiki wanjye twarigeze kubana none akajya azasa nanukiye haro haruguru akambwira ngo ariko barange ngo akwakire Yesu Yesu yakuruhura ngo yaguha amahoro ngo kira ngo yaguha agakiza ngo ikintu cyane ko binazura umusazi cyangwa Yesu ngumbwira ari he munyereke ngo munyereke mwakire akamubura shaho ngayigendera akikoma akajya gusenga basenye gara munsi ya stade akigendera ariko none uwo munsi muri izo nkoni muri iyo nzara muri umubabaro wanagahinda biteye ubwoba muri urwo rupfu n'urupfu rwa runsatire narurebaga n'amaso kuko inkoni bankubise bakankubitira mu nzara mu nzoga nagombaga gupfa iryo joro ariko Yesu akinga akaboko numva mvuga nkumva Yesu nkumva nibutse wa muntu wambwira ngo Yesu umwakiriye ngo yampa amahoro ngo yanduhura ubuse uko mwakirera ubuse ndamwakira gute none se ngiye kumbwira ko namwakiriye ngiye nemubwire ngo nakire Yesu se ubwo se nabwiye ngo nakire Yesu ubwoko ki aya nako najya kumubwira mwana n'umutima wo kuvuga ngo Yesu numva mu mutima wanjye haje mirindi jambo ryitwa Yesu numva byajemo saa moya byajemo saa 2 ryajemo saa 3 ryajemo ndagenda njya ku kabari urumva hari nakubitiwe sanga abahungu batamitse batangiye kunywa amazi mpageze mbatekereze byambayeho nuko ndababwa nti none rero kuvuga nakire Yesu nabaye murokore ntago nzongera kunywa inzoga baraseka barigaragura bati ubutugoye ntago wanywa nariko ni mansome hari nariko nubo nakirijwe nuko bampa agakombe ndakagotomera nyira akabarama agakomera akagotomera nariko nakanywa nagira numunakijwe tu nabaye murokore nuko saa 8 babamuzaniye ibiryo nuko araryaziga nk'ibiko bibi ndabikoma n'agace k'agakombe k'akayoga kare gasigayeho nako ndakamwe ariko nabaye murokore mu Yesu yamfashe tu kandi akagwa wagahaza nako narakamwaga nyine none se ubwo wakwicwa n'inzara ureba inzoga n'ibiryo nari ngiye gupfa ngo Yesu kuza ndakuzuye ndimo nsamba nakundi nyine azihanganira niko nakijijwe nuko ariko noneho aho ngaho niho Yesu yari yamfatiye sinabimenya ko yamfashe urumva ndakumanukiye saa 8 saa 9 bageze kwa mushiki wanjye ndamutekereza ibyambayeho arambwira ati rero icara ahangaha nzanywa amazi yanywe ninywa icyaho kimwe ninywa mu gikatsi kinywemo ariko nusubira mu kabari uzagenda ugiye Venasa ntago nzasubirayo nakirijwe nabaye murokore ni rwose ate araseka arigaragura ati ntago nzasubira mu kabari ntago nzasubira Venasa ntago nzasubira rwose ati ngaho yemwe bamushyushya amazi abana bashyushya amazi amaze gushyuha banjyana muri douche maze barabanza barankanda barayankandisha mu bitugu barayankandisha noze bakuze bya bikweto barankanda asigaye bongera amandi ndayakaraba no gukaraba se nukwihomorora ntabwo nariza amazi nibo kujya muri dushe uko bisa reka ishwi ubundi nabyinaga mu kabari nkikoshoraho ibibyiro nkajya nkashariye ibyo kubera icunzwe no cyaza kikavangana bya bibyiro nibida byose bikanshwatagura nk'umubiri wose nanyi nkakoshumura ibibyiro nkabijugunya none bajyanye muri dushe rero ubwo amaze nk'imyaka ingaho utoga utaza amazi icyaricyo nko myaka 32 noze nk'inshuro 10 cyo koza kuko ari igihe nagiraga wene nkigura nk'akenda none barumva eshanu hari nk'ibirori mu muryango w'iwacu kuko handi ho nta ntebe bampaga nk'umuryango w'iwacu none nkipfa gasoni nkapfa kwambara akenda keza nkajya no gukaraba abo mu gukaraba kwanjye namakushe nk'atatu kuko naho ngaho iyo dushe banyeretse aho ngaho nagiye gukarabamo narakarabye amakushane ari tsiribaga ibyiro ntibishiramo mwongera nkashyira nkabona birimo birava kugeza igihe navugaga ndazikuraho mpaka zishizeho kugeza igihe nakarabye noneho numva nta mbyiro zirimo kumvaho numva ndahumetse noneho numva ndameze ntawe yego tata we numva mbaye keza ubwo ngubwo bya bikabutura nambaye birimo inda nka miliyoni ibikabutura mpita muri wese mushiki wanjye amigipantaro cya muramu wanjye cy'igikoboyi mbanye kubisemo nkikenyeza ikirere
kuko nari gato cyane kandi wari umuntu w'umugabo. Noneho ibishati nabyo ndabijugunya, ampa n'urushati mbikubitamo. Noneho ubwo bahita bampa n'amafaranga, ajya hehe muri salo kwiyogoshesha. Byari imisatsi nta gusokoza, ibintu byo gusokoza ntibyandebaga, byari byikaraga nta ninda. Ahangaha wasaga ari imigi itamirije ahangaha hose. Yego Yesu arakiza, Yesu ni umwami. Yesu aramfata akankomeza kwa nkunda bihebuje arankomeza. Yesu aramfata, yaramfashe, yarankomeje, mfite ibimenyetso byinshi bigaragaza ko ari we wafashe. Yego, kuko aho ngaho mpagarukirije, nuko nakijijwe, nuko nafashwe, nuko natangiye. Nyuma y'ubwo ntago wongeye kuvuga ngo nyuma yo kubwira mushiki wawe ati ngenda akijijwe? Ntago nasubiyeyo. Hashize icyumweru mba mu rugo. Icyumweru gishize dayimoni akajyasa, genda ajya ku kabari usomeho rimwe nari bubimenye. Nkagenda koko nkagenda, najya kugera ku kabari nkaca haruguru, kari munsi y'umuhanda, nkaca haruguru ku muhanda gutya, nkajya mbareba. Namurama wanjye ariyo kandi bakunda gukomenda inzoga. Noneho nkavuga ninjyayo baransomyaho, kandi nibangambanira ntabwo ndi bubacike. Nkajya nakatira ruguru nkongera hagaruka. Ubwo ndimo kwitembera mbese, umutima urandwana nawo mpaka ntashye. Narinze mpava narongera kunywa inzoga. Ndaza mpava njya hehe Rwanda gise mwana habwiye nagiye gukora akazi mu kwezi kumwe nari mbonye akazi mu ruganda Rwanda gise gukora amakarito n'imisumari na tray ibintu nk'ibyo ngibyo makata pfunyikamo. None rero bakajya banyerekera muri abo kazi. Rero none naje kuba umuntu usobanutse. Ukwezi kwa mbere ngura agapantaro k'umweru, ngura udukweto twa pantufure tw'ubururu, ngura agashati. Ubwo hari mu uhe mwaka? Ubwo bimaze 93. Ubwo bigeze muri 93. Kuko rakijijwe mu 92 mu kwezi kwa 9. Hari kuwa gatanu uwo munsi. Yego. Tariki zo ntibuka. Ariko hari kuwa gatanu. Noneho rero ubwo maze kubona ko ndagasore kameze neza, nariyogoshesheje, ya mavunja rero niho ngageze. Ya mavunja na Yesu aramwumvira. Mu cyumweru kimwe nagiye kubona mbona andi bya bivunja byari biri hahindutse umukara. Kuko ahantu biri hahinduka umweru ubundi. Nono ubundi ahantu hari ikivunja iyo hakanze ubyumvira mu mutwe, hahita hakurya cyane. Nono mbonye hahindutse umukara nkajya nkakanda mu bworo aho byari byarirunze, nkumva hose na simbabara. Naho ivunja byagize gute byampfiriyemo, byipfushije, birapfa mu bworo, ku gitsi, mu mano, mu nzara hose biragenda birapfa byose, ntihasigaramo nakumuti. Ubwo rero ahasigaye nkajya ngenda nshishura ibishishwa byaho yarari, nkabishishura ibishishwa nkabijugunya, haraza hiyorosaho urundi ruhu rwiza. Yesu abankirije amavunja gutyo mu myaka 32. Yo, nibwo nabonye umuti witwa Yesu. Imana ishimwe. Yesu aramfata arankomeza. Noneho rero ngiye kugarukiriza ubundi buhamya tuzabukomerezaho mu kindi cyiciro, kubera ko ahangaha naringeze muri ako kazi ko mu ruganda, niho natangiriye kujya mu ishuri ry'Uwiteka. Aha niho nzabwira umuntu yiga amashuri y'Uwiteka, akayiga akababara, akababazwa, akapfa nabi, agasuzugurwa, agatukwa, agakubitwa, akagira gute. Narabonye ndabona mw'abantu mwe bumvisha ubuhamya, bazumva ubuhamya, mbifurire kuzumva ikindi cyiciro kizagutera kwihangana ibikogerageza byose. Nahuye n'ingerageza byinshi, nize amashuri y'Uwiteka, ariko mu kuyarangiza
mu myaka igera nko kuri 15 nta buzima bwo bundi nari mfite, ariko ubuzima nari mfite nubwo kubabazwa gusa. Ndababazwa, ndarwara za mburugu, za sida, za hehe, ndasuzugurwa, ndatukwa, ndangwa n'abantu benshi, ibintu birancikana, nicuza aho najyaga, ariko ndanga ndakomeza mataho, uko numvaga gusubira inyuma nanone, musubire kwa Satani, nongere muririmbire injyaruwa, nongere mubyinire mu kabari, ibyo nahita mpfa. Ndakubitwa hanyuma bite dusenga. Yego. Reka netere yarandesheje, reka netere mu mwami Imana, reka netere mu mwami Yesu, yaranetesheje nkabucura, yandereshe amata adafunguye, none ubasigaye ampa kubigufa, bigugunda kuko maze gukura, ariko nabwo aranetesha. Amen. Kamabwira uko yanetesheje, musanze mu bapanikote, ahisamo akazi mu ruganda, nkoresha imashini kandi ntarizi. Ubwo nanjye mba niswe umukozi, nambwa ku kazi nk'umudiporome, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha nibwo kujijuka, kandi nabwo aracyanetesha. Amen. Ngaye nguko rero bakunzi ba Misemo TV, tuba twabazaniye abantu bafite ibintu bifatika, pana ibintu byo gufinina. Rero mwumvise umuhamya bw'uyu mupapa ahantu Imana yamukuye, ariko ntago tubashije kubusoza kuko turashaka kuzategura ikindi gihe nanone tukaza tukababwira imirimo y'Imana agakomereza aho yarageze. Reka tugusabe rero udusengere, usengera abantu bari muri buriya buzima bumeze nk'ubwawe, wamazemo imyaka 32, hari ushobora kuba umazemo 5, hari ushobora kuba umazemo ingahe. Hanyuma dufate umwanya wo kubasengera, nabo baturireho agakiza, abantu baheze mu kabari, abantu batazi ko umwami Imana ahari kandi abasha kuba yabakurayo, ubasengere kugira ngo Imana ibafatishe umugozi wayo. None se tutarasenga abantu nabwiye ko ndi umuhanzi. Abantu basezera mbarimbira nk'uturimo nka 2 byashoboka, cyangwa tuzazirimba ubutaha se mbaze senge se noneho mubaririmbire, cyangwa se tubikore gute? Okay, kugira ngo bigende neza ntago twasenga ngo nyuma nanone turirimbe ducisheho hanyuma uhita uzamuramo iryo sengesho. Ubwo twe turirimbo turaba two kugutegura kugira ngo ubanze ubikusanye neza, hanyuma duhite dusenga dufatireho. Noneho rero ndirimbo ubwo rero ngiye kubanza amaririmbire Gitero na refure y'indirimbo, kuko mu buhamya mu bundi buhamya nzabaha mu kindi cyiciro gisigaye, nzababwira ukuntu Imana yankora igitangaza gikomeye ubwo mudamu wanjye wa mbere maze kwakira Yesu yishwe na sida. Noneho rero abakobwa bakambenga, abakobwa 19, uwa 20 ijuru igaterana akanyemera kubera Imana. Nzababwira ukuntu yaje kunyemera, imiryango igahaguruka, itora igahaguruka, bati ibyo ntibishoboka, ariko nyuma yaho Imana ikabereka ko ari Imana. Nanjye nahise nyihimbira indirimbo ndivuga ngo ni Imana si Bayali, ni Imana si Dagoni. Haleluya. Amen. Ubwo rero reka ndirimbe Gitero kimwe na refure, ubwo izindi muraza kuzumva nyuma. Haleluya. Amen. Reka mbabwire Imana, reka mbaratira Imana, reka mbabwire Imana, reka mbaratira Imana, ni Imana nyamana, ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye, ni Imana si Bayali, ni Imana si Dagoni, ni Imana si Ashera, ni Imana si Shitaroti, neva neva, ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye, ni Imana si Bayali, ni Imana si Dagoni, Imana si Ashera, Imana si Shitaroti. Hoya hoya, ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye. Amen, amen. Hanyuma hari n'indi nayo naririmbye maze kubona ko Yesu akora imirimo.
ubwo iyo ndirimbo nayihimbye mu gihe numvaga ko ibintu abantu badashobora Yesu we abishobora. Mpita mpimba indirimbo ivuga ngo yakoze imirimo batari gukora. Nanone igitero na refure bivuga ngo umwami wacu Yesu yakoze imirimo, abanyabwenge bose bamugirira ishyari, batuye umuntu avura atagira ivuriro, ikindi kandi akanavura ari ku isabato. Badogita bumvishe yakijije umugore wabananiye wari urwaye indwara yo kuva. Baratangara bati uyu mugabo ko turenze tumugire dute.